tubahaye ikaze reveals to us ndetse iyi ni YouTube yanyu ya YouTube ibafitiye umumaro sibyo ndetse ni YouTube yitwa Bava Entertainment icyo ngusaba wait ukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo uzajye ubasha kubona buri kiganiro tuzajye tubasha kunyuza hano sibyo ndetse nababwiye yuko hano hazajya haca ibiganiro by'ubwenge bya biganiro bifite icyo byakumara mu buzima bwawe bwa buri munsi ariko cyane cyane ibiganiro bifite aho bihuriye n'iyobokamana muri rusange ubwo rero ngo wayikaze kanizere ko wamaze gukora subscribe ndetse nizere ko uratangira gusharinga kino kiganiro kugira ngo nabandi bakibone apana we gusa kuko naga ikiganiro cyaziye we gusa mbahaye ikaze reka twikomereze noneho. The Bible clearly reveals to us that there will be a man who will take control of all things and will govern the world like no other leader in the history of humanity has been able to do. This man will be charismatic and will have a speech that will conquer everyone. Apana kwa kuntu ushobora kubwira umuntu ikintu wenda nabashe kumva uyu mugabo ntazajya avuga uzajya uhita wumva ikitaraganye ko kanya. His power of persuasion ati imbaraga ze azafite imbaraga zo kuba yakureshya pe will convince the inhabitants of the earth ndetse uyu mugabo ngo azabasha kumvisha isi yose that in his hands kandi mu maboko y'uyu mugabo ngo uzaza all the problems of the nations ibibazo byose by'ibihugu by'amasi yose abantu bose bamwisi will finally be solved. Bizakemuka cya kibazo wari ufite wari umaranye imyaka n'imyaniko kizakemuka uyu mugabo naza wumve ko tutagiye that the world has never seen anyone as powerful in for one reason only, because he will have in his hands the power that comes directly from the ariko gakira wenda hashize igihe ushobora gukira ku kanya cyangwa se ukazanakira hashize n'igihe kinini cyane uyu mugabo ntago ariko zaba bimeze ahubwo uyu mugabo we imbaraga zaba ziva indani muri we azajya avuga bite biba ku kanya wumvishe. See what the Bible says reka turebe Bibiliya yavuze iki kuri uyu mugabo about him in 2 Thessalonians chapter 2 the coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all power through signs and wonders that serve the lie. Uyu mugabo uburyo akoramo harimo guhenda kumunya and all the way ibikorwa bye byose birakiranirwa reka ntabwo bikiranuka wapi is that wickedness ndetse ngo kubari mukabo ntabwo bazabasha kubibona ibyo ngibyo deceives those who are kuko batigeze bamenya gukunda ukuri ngo bakizwe ntabwo bigeze bakunda Imana ngo bakizwe sibyo bazajya bemera iby'uwo mugabo kuko we azaba akora ako kanya ngo ariko ibikorwa bye byose birimo ubugome n'ubushukanyi abazabyemera rero bazarimbuka kuko ntabwo bigeze bamenya ukuri ngo bakizwe. Refuse to love the truth ngo nicyo gituma Imana izohereza ubushukanyi bukomeye cyane so be saved. ngo bizere ibinyoma mwabyumvishe buri harukuno ukuri ni ikibazo kugira ngo uzakwemere wapi ndetse umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana arakubwira ukanga kubyumva ariko umugabo we naza uzamwumvira ariko amaherezo tu uzarimbuka tu. And who is this man? Kandi mwabyumvishe rero ngo nicyo gituma Imana izohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma bivuze ngo uwo mugabo nubwo azabasha arimo arakora ibitangaza akoresha imbaraga uwo mugabo ariko n'ubundi ngo byazajya bayigisha byose bizajya bari ibinyoma ndetse abazamwizera bazarimbuka kuko uwo muntu azaba yaroherejwe kugira ngo abashuke n'ubundi. Is this man? Ati uyu mugabo reka mbanze mbabaze mwabagabo tugende ku byo mabwiye kuri uyu mugabo is the antichrist. Jewe ndemera neza ko uyu mugabo ari we antikristo. Uwo mugabo nagera ku isi uzaba ukora ibitangaza ngo niwe antikristo uyu mugabo. The evil being who will rise up against God and ngo ni ikibi kizaba kizamutse ngo gihangane n'Imana
beruye, exalt himself above all things, ndetse we azaba azamutse ngo abashe kurwana n'Imana, yereka abantu ko ari we Mana ubundi muri rusange. Umva amagambo, in the sanctuary of the Lord, and claiming that he himself ati ubwo azaza yicare ku ntebe y'Imana is God. ahita avuga ko ari we Mana ikitaraganya. Antikristo mwabyumvishe nagera ku isi, azaza yicare ku ntebe y'Imana ahita avuga ko ari we Mana abantu bamusenge. He will do all of this because he desires the same thing that the devil has always desired. Ndetse uyu mugabo azakora ibi ngibi kuko iki kintu n'ubundi ngo yigeze kugikora mu ijuru. Iteka ryose mu kintu azaba akoze nicyo yigeze no kugerageza gukora mu ijuru, ashaka gutera Imana kudeta. Urumva amagambo wewe, urumva aya magambo, occupy the place of the most high God. Yarakeneye ngo buriya Satani mu ijuru n'ubundi yarakeneye kugira ngo afate umwanya witwa ngo ni umwanya w'Imana, aba ari we ubimana. Mbese yaricaraga akavuga ati buri Imana indushiki, wakwicara ku ntebe yayo, atangira kugenda agumura abamarayika, ari nabwo yaje gucibwa ajugunywa hano ku isi ikuzimu. In Isaiah chapter 14, none reka dusome muri Isaya ibice 14 turebe haravuga iki. It is written turebe muri Yesaya ibice 14 ubundi haravuga ngo iki, handitse gute like this. Ati agiye kwandika, mbese handitse uburyo yamanutse ava mu ijuru, ubwo ni Satani aza hano ikuzimu, hano ku isi, you have fallen from ati uburyo yamanutse heaven, morning star. Ati ndetse buriya Satani bamwitaga ngo ni inyenyeri yo mu ruturuturu. Umva amagambo, occupy the place muri yangana dusubira inyuma gatoya, ndetse dusomeho na murongo muri Yesaya ibice 14 umurongo wa 12. Wumva ukuntu handitse, sibyo? Ni 14, reka ndebe neza, ni 14 12, sibyo? Yesaya. Wumva uyu mugabo Satani ubundi akiryagira. Satani Rusoferi ni muntu cyubundi uyu mugabo ateye ati. Ndetse aravuga uburyo Satani yamanutse ava mu ijuru. Ni Yesaya ibice 14 umurongo wa 12 umurongo wa 14, haranditse ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu, star, son of the dawn, mwana w'umuseke, you have been cast esa kuvuye mu ijuru down to the ukagwa earth, you who once laid low waneshaga amahanga nations, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Umva amagambo, waneshaga amahanga. Kubera iki baguciye bakakujugunya ku butaka? Inyenyeri yo mu ruturu yo mu ruturuturu mwihangane gato cyane. You said in your heart, I will ascend to the waririmbirwaga uti barakuririmbiraga bati heavens, nzazamuka nge mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami, raise my throne isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi the stars w'iteraniro of God, mu ruhande rw'imera y'ikasikazi. Mwabyumvisha amagambo, dukomeza ku 14 akavango, will sit enthroned nzazamuka ndengaho on the aho ibicu bigarukira, mount of assembly, nzaba nk'isumba byose. Mwabyumvisha amagambo y'umugabo Satani, ntabwo ari ubu gusa buriya Satani kuva kera uyu mugabo yaratwikaga ashaka kugira ngo angane n'Imana, nuko byabaga ari ibintu bidashoboka. Nuko byabaga bidashoboka buriya Satani yarabishakaga, yumvaga ko yangana n'Imana, heights of Mount Zion, ndetse ngo yanazamuka akarenga ibicu. Urumva indirimbo Satani bahe, like the most high. And the question, ati njyewe ubwanjye nsigira igitangaza, nzarenga ibicu, nzajya hejuru, nzicara ku ntebe y'Imana. Uwo ni Satani. Muri Yesaya niko avuga. Has he already been born? Ati ndetse ndagira mbabwire ko uyu mugabo ngo Antikristo n'ubundi kugeza na nungu akomeza byishakamo, ntabwo aratuza, ahari mutekereza ko aziritse, ariko hoya kuko byose akora akomeza byishakamo ngo arebe ko yagaruka ku isi ndetse akomeza aneshe. It is exactly on this issue that we will deal with in this video. Ni nayo mpamvu nge nabazaniye ino video kugira ngo byibuze musobanukirwe. Antichrist ndagira ngo mbereke ko Antikristo is already here tayari yamaze kugera hano without any of us realizing. Arimo aranakura nubwo mutari mwabimenya. Ya nyenyeri yo mu ruturuturu, sibyo, yamanutse mu ijuru ikaza hano ku isi, ijugunywe na Yesu Kristo cyane ko yamutsinze ku musaraba. Ubu tuvugana ari ku isi ngo tayari arimo arakura. Nibyo ngiye kubereka muri iyi video rero. Okay. But before we begin, I really want you to subscribe to my channel. Mwambabariye mukabanza mugakora subscribe kuri channel yanjye, mugakora like ndetse mugasharinga kino kiganiro kikabasha kugera ku bantu bose. Below the video. Ndetse reka mbibutse mwabantu mwe mumbabare mwana kurika cyangwa se mugakora kuri akamenyetso k'inzogera and the bell kugira ngo buri video yose nzajya mbasha gupostinga muzajya muhita mubibona ikitaraganya. Activate the bell to receive. Ndetse n'iby'ingenzi kuko nubikora uzajya ubona notification ya video uko nyipostinze. Okay, so let's get to ahubwo reka twitangirire mbere ku buryo Antikristo arimo arakora, yamaze kugera ku isi tayari, uwo mutegereje ubahari.
The New Testament tells us that Satan noneho isezerano ry'icyangombwa riratubwira yuko tempted Jesus 3 ko times satani ubwe yagerageze yesu inshuro zigera muri 3 while the Lord was ndetse ibyo yabikoze ubwo yesu ngo yarishwe n'inzara maze igihe asengera mu butayu. in the desert Ni satani yamugerageje mu butayu preparing to take on his ministry ndetse yamubwiraga ko here on earth. azamuhereza isi yose akayobora, icyo azifuza ku isi cyose azakibona. When he came to Christ and wanted to convince him to kill his hunger ndetse satani ngo buriya yaze kuri yesu ubwo yari mu butayu asenga amubwira ati inzara yawe iraza gushira by turning stones niwihangana iryo buye ukarihinduramo umugati ubundi ukawurya ntabwo uri busonze, sibyo? Jesus to a very high place from where they could see the whole arangije arafata Yesu Kristo amujyana ahantu hejuru cyane ku gasongero aho Yesu yabonaga isi yose to give him power over everything. yamubwiye ko azamuhereza imbaraga ziyobora buri kimwe. Ni satani azamuhereza imbaraga ziyobora buri kimwe if Jesus kneeled before him. Yesu napfukama akemera akaramya satani, urumva? Finally the enemy led Christ to the top of the temple. ndetse satani yaje gufata na Yesu Kristo arangije amujyana hejuru ku rusengero hejuru y'urusengero ku gasongero, told him to jump so that God's aramubwira ati ngaho basi simbuka, angels would rescue him ndetse nimba koko abamarayika baraza kugutabara and save his life before the eyes of all the Jews. hakuno ni satani warimo agerageza Yesu. Messiah sent ndetse abayuda ubwabo ntabwo bigeze bemera ko Yesu ari Mesiya. by God. Bavandimwe, Brothers and sisters, bavandimwe, notice one thing in these 3 situations. ndagira ngo basi mumenye muri bino bintu, muri situation mbabwiye ko ari 3. Satani ajyana Yesu ku gasongero, ubundi akamuhereza umugati, ubundi akamubwira ati ngaho simbuka abamarayika baraza kukuramira. Sagira ngo iyi situation ko ari 3 mwigemo ikintu kimwe. For good things to Jesus. ati buriya satani yageragezaga gusezeranya Yesu ibyiza, But in return he wanted worship atari ko buriya satani bwa nyuma yagiraga ngo Yesu we amuhereze iki? Yesu apfukame amuramye, disobedience, anamwubahe nubwo Yesu yasuzuguye satani. and that is exactly the same thing he does with all of us today. ati buriya ni nabyo satani arimo arageza kudukoresha twese muri kino gihe. araduhibereza ibintu byiza ariko akanagira ngo tunamusenge. buriya satani n'ubundi ntabwo wamurusha amafaranga ngo uramuhereza, oya, araguhereza amafaranga ariko akagusaba ko umuramya umusenga. The devil offers us everything that is good and ati buriya satani agerageza kuduhereza buri kimwe kandi cyiza pleasing to our carnal eyes, ndetse akagerageza akabidushyira ku maso ngo tubirebe tubyemere. in return atari ko ku iherezo bwa nyuma he wants us to stop praying and abagira ngo turekeraho gusenga seeking no God. gushaka Imana. Exactly what the Antichrist will want the world to do after he is announced to all ataraga buriya ni nacyo Antikristo yifuza ko dukora namara gutangaza bya nyabyo the inhabitants of the earth. akareka kwitsimba akaza ku mugaragaro akigaragariza isi yose. Still, in the book of 2 Thessalonians, none reka mbashyire, turacyari muri cya gitabo cy'Abatesalonika, urwa kabiri rw'Abatesalonika igice cya 2 chapter 2, we see that in the last none haratwereka ibyo tuzabona mu minsi ya nyuma. a great apostasy. ati buriya hazaba ubuhanuzi bw'icyane butandukanye. That is the abandonment of the faith of many who once gave their lives ati ndetse abantu benshi cyane bazatangira kwanga ibyo Yesu yababwiye, ahubwo bemere baje baramye ikigirwamana cyangwa se baramye satani ari nawe Antikristo, bemera abakontore kubera ibyo azaba abahereza. Satani over their lives. abantu bazemera bapfukamira umwana w'umuntu bamuramye banirengagije yuko Yesu ariho, hari icyo yabafashije cyangwa se hari icyo yigeze abaha. the coming of abantu bazemera basenga ibigirwamana, ariko nyamara ijambo ry'Imana mwibuka ryo ko rivuga ati muhore mwiteguye ko mutazi umunsi n'igihe. kandi ngo nibakubwira ngo hakurya niho byabereye cyangwa se ngo niho Yesu ari ibitangaza biri kuhabera, we ntuzajyeyo, uzemere uvuga uti nzaguma amagarare hano kubera yuko ari naho ijambo ry'Imana rizansanga, niho Yesu azansanga, sibyo? Nimukirukange, nimukajarajare hakurya ukumva ngo byacitse ari gukorerwa ibitangaza nawe ukirukanga ari ujya, oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo buriya kumva ngo hakurya hari umuntu ukora ibitangaza ukirukanga ujyayo. Note that this passage says that the Antichrist will sit in the sanctuary
ndetse mwihangane gato cyane barakomeza bababwira ngo abenshi bazirukanga bajya gushaka hari ibitangaza handi byabereye proclaim handi as God. Because of this, Bible scholars, especially those who study the end times, believe that this refers to the third temple that will be built in Jerusalem. ati ndetse ndagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi harabe uriya rusengero rwa gatatu ruzubakwa i Yerusalemu. Exactly. ndetse niko mbibona nanjye. The temple of Solomon was ati ni hamwe aho urusengero rwa Salomo rwubakiye. built. Mwumva amagambo. Construction will really exist. ati ndetse ndagira ngo mbabwire yuko buri inyubako ya Salomo yo iracyubatswe hariya pe i Yerusalemu iriyo. Some even say that the governments of Israel and Palestine have already begun negotiations ndetse abantu bamwe batangiye kuvuga ngo guverinoma ya Israel na Palestina batangiye kuganira bari mu biganiro kugira ngo barebe ukuntu bakubaka urusengero no barugire neza rwa Salomo temple, which would house the religious people of both peoples. ndetse ngo rushabasha guhuza sibyo urabona ubusanga abayahudi n'abanyepalestina aribo bisilamu bahora barwana buri gihe according to prophecies ati tugendeye ku buhanuzi icyo babivugaho would be taken over by the Antichrist. ati uriya rusengero bana rw'ubwarwo ngo rushobora kuzafatwa na Antikristo akaruyobora namara abantu bazaba bizera bavuga ati urusengero rwa Salomo urusengero rwaba rufite ibitangaza rwaba rukoreramo ibintu bidasanzwe abantu bakajyayo nyamara bagera bagasanga ibyo bitangaza ni Antikristo mwenye urimo arikorera. However, brothers and sisters, bavandimwe rero I want to draw your attention to something. reka basi mbahe attention kubw'akantu gatoya cyane. And for this, I want to read with you a passage that is in 1 Corinthians ndagira ngo mbanze mbasomere urupapuro rw'Abagalatiya chapter 6. gatandatu. It says, haravuga ngo do you not know that your bodies are temples of the ese ntabwo ubizi yuko umubiri wawe ari n'Abakolosayi ntabwo uzi neza ko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana Holy Spirit ndetse ari ahantu umwuka wera wagakwiriye kuba utuye in you whom you have received from God. ati ndetse bwa buryo mwakiriye sibyo nimba waramaze kwemera ukakira Yesu nk'umwami n'umwuka wera ndetse ngo akuyobore ubugingo bwawe bwose hita umenya yuko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana. You are not your own. ntabwo ari wowe wenyine ntabwo wikontora ku bwawe sibyo You were bought n'Abakolosayi at a price. ati ndetse Therefore honor God mwaraguzwe n'amaraso ya Yesu y'igiciro. with your bodies, brothers ati rero jya ugerageza wubahe Imana n'umubiri wawe wose and sisters. muvandimwe We are the uyubahe sanctuary of God here ndetse twebwe turi igitambo cy'Imana twatambwe on earth. ndetse ngo turi ibitambo byiza by'Imana Imana ibikwiriye kwishimira. The Antichrist has not yet been announced. ati wenda Antikristo ntabwo aratangazwa pe ngo avuge ati ni njyewe bamutangaze yiyemere ngo ni njyewe wanyawe. But he is already sitting on the hearts of human beings, ariko tayari yamaze kwicara mu mitima y'ikiremwamuntu controlling them ari kubakontorora and proclaiming himself ndetse arimo arabafata pe ari kubafata bugwate as the God of their lives. ndetse yamaze kubagira nk'Imana y'ubuzima bwabo. Many people still see the coming of the Antichrist abantu benshi cyane baracyatekereza ko kuza kwa Antikristo as a future thing. ari ahazaza But no, ariko he is already among kuko tayari Antikristo ari hagati muri twebwe ari muri twe tayari. the world around us. ngaho basi wowe banza urebe isi igukikije reba abantu bagukikije ubana nabo mu buzima bwa buri munsi At the things that have been happening. reba none ibintu biba buri gihe To realize that ari wenda hari igihe wabasha kumenya yuko he is already dominating the human ko Satani cyangwa se Antikristo yamaze kuba mu mitima y'ikiremwamuntu heart and secretly ndetse mu ibanga rikomeye cyane installing his throne akaba yaramaze gushyira intebe mu mitima y'abana b'abantu tayari. And it is not me who is saying this, ntabwo ari njyewe urimo uravuga ibi ngibi but the Bible itself, ahubwo ni Bibiliya ubwayo irimo irabivuga. what the Apostle John wrote. ati basi wowe banza urebe ibyo cyangwa se John Yohana yanditse. This is how you can recognize the Spirit of God. ati ubu nibwo buryo uzabasha kuvumbura ni Yohana igice cya ni urwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa kabiri kugeza kuri 3. ati ubu nibwo buryo uzabasha kumenya ko ari umwuka w'Imana koko byanyambye. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. ati kuba wabasha kumenya ngo umwuka wose urimo urumva cyangwa se ubuhanuzi bwose urimo urabona ni ubuhanuzi buturutse ku Mana. But every spirit that does not acknowledge Jesus ariko reka mbabwire yuko ubuhanuzi bwose cyangwa imyuka yose no mubona y'abantu bahanura ntabwo ituruka ku Mana. is not from God. ntabwo imyuka yose ubuhanuzi bwose mubona buturuka ku Mana.
ni Yohani ibyo ibice n'umurongo wa 2 kugeza kuri 3. This is the spirit of the Antichrist, atabwo reka mbabwira yuko habaho n'imyuka ya Satani, umwuka wa Satani cyangwa se wa Antikristo, which you have heard is coming, rimwe na rimwe uzawumvuza pe, and even now is ahubwo reka mbabwire already. ngo n'ubu tayari umwuka wa Satani wamaze kugera mu bantu. So the advice uri mwisi is not to wait for the reka basi mbahereza inama imwe, nimugategereze construction of the third temple wazabanze wubakwe urusengero rwa gatatu rw'iyo Yerusalemu rwa Salomo, in Jerusalem, kugira ngo mumenye yuko Antikristo ngo yamaze kugera tayari mu bantu. Ya ntabwo ari gutegereza no rusengero ngo ruzubakwa rwamara kubakwa Antikristo akaza agashingamo ibirindiro. Oya, wapi ntabwo ari byo. The announcement of the peace agreement cyangwa se ngo habanze hatangazwe amasezerano y'amahoro between the major nations and hagati y'ibihugu religions, ndetse n'abano bantu bashinzwe ibintu by'iyobokamana, abapadiri, abapapa, abapasiteri. Oya, kuko igihe bazicara bakavuga bati nta mpamvu yo gushwana, mureke twese twikorere dini rimwe, twibereho twirira amafaranga y'abantu. Buriya ngo hari amadini aberaho kugira ngo arye amafaranga y'abantu atitaye ku ijambo ry'Imana n'icyari cyo. watch out so that you do not give space to the enemy in your life. Ati ndagira ngo nkubwire basi ntuzigerereza umwanya Satani cyangwa se umwanzi ngo ajye mu buzima bwawe. Do not allow the spirit of the Antichrist ntuzigere wemera imyuka cyangwa se umwuka wa Antikristo to dominate your heart udomine umutima wawe and make it his temple. ndetse umutima wawe uba urusengero rwa Antikristo. Rather, you need to give your heart and life to ndagira ngo nkubwire ngo basi ufate umutima wawe n'ubuzima bwawe Jesus Christ, ubereze Yesu Kristo, because only he ati kubera ko niwe wenyine ufite has the power niwe ufite imbaraga zo kuba yarimbura ikibi. Satani nta kintu azagutwara, Antikristo nta kintu azagutwara mu gihe uzaba uri kumwe na Yesu Kristo. Amen. Amen. Christ rule your life, reka basi Yesu Kristo ayobora ubuzima bwawe, your words, amagambo yawe, your actions. ndetse n'ibikorwa byawe. Be one of those who have strayed from faith, ati ntube muri ba bandi bakomeza bakabaho mu kwizera gusa and return to a life of sin, ubuzima bwabo bwose bakabuharira ibyaha, as if Christ would never return. nkaho Yesu atazigera agaruka. Most of the signs preceding the return of ati ibimenyetso byinshi cyane bikomeza bitwereka kugaruka kwa Yesu Jesus have already been fulfilled. ati ibyo bimenyetso byatwereka ko Yesu azagaruka tayari byamaze kuba. Nevertheless, nta kindi gisigaye. many doubt and abantu benshi cyane barashidikanya, say that these things have always bavuga ngo ibyo bintu iteka ryose byahozeho, existed in past generations. ndetse ibinyejana n'ibinyejana ibyo bintu byahozwe bivuga ngo Yesu azagaruka. Also thought that Jesus would return in their time. ndetse bakavuga yuko, ndagira ngo mbabwire yuko Yesu azagaruka mu gihe cya nyacyo, azaza buriya ntabwo azatinda. But brothers and sisters, bavandimwe, we must be very careful, ndagira ngo mbabwire ngo twitonde, because now the signs are very kuko ibimenyetso byamaze kugaragara. off guard, living in disobedience to the word of God. ntabwo ngira ngo nawe ubwawe uzafatwe n'iki kintu cyo gusuzugura Imana. So if you have not yet repented of your sins ati nimba utari wamara kwihana ibyaha byawe and received Jesus wakire Yesu as your Lord and nk'umwami Savior, n'umukiza wawe, loves you very much ndakwinginze ndagira ngo mbwire ko Yesu agukunda cyane, and is waiting for aragutegereje, your decision ategereje umwanzuro wawe Yesu from the Lord for each of us. ndetse ndagira ngo umenye ko iyi ngiyi ari nka gasopo uhawe n'Imana, yaba njyewe cyangwa se nawe urimo urumva kino kiganiro. Above all, you must understand twirengagije ibyo byose, ndagira ngo wumve yuko that in the last days ati mu minsi ya nyuma scoffers will come scoffing, hazaza byinshi cyane, hazaza abantu benshi cyane babeshya pe, babeshya cyane, following their own evil desire. ndetse bazaba bakurikiza ibyo se wabo Sekibi ababwira. Will say, bazavuga ngo where is this coming? ese ubundi azaza ryari ko nawe tubona? Ever since our ancestors died, kuva kera cyose yakomeje atubwira ngo azaza Yesu, bazaba bahakana kugaruka kwa Yesu, ntabwo bazabyemera. Long ago, by God's word, bazibagirwa amagambo y'Imana, the heavens came into being, ndetse bazibagirwa ko n'ijoro ribaho tuzajyamo, was formed out of water, and by water, by these waters. Also, the world of that time, abantu muri kiriya gihe mu minsi ya nyuma ntabwo bazabemera ko Yesu azaza, bazabyibagirwa, bazaba bavuga ati Yesu azaza ryari ko nawe tubona, ndetse ntabwo bazaba bazi ko hari igihe kizaza ku buryo kurimbuka kuzabaho pe, abantu bakarimbuka bya nyabyo. But do not forget this one thing, ndagira ngo ntukibagirwe ikintu kimwe, dear friends, with nshuti yanjye, the Lord. ndetse mu Mana, a day is like 1,000 years, ati buriya ku Mana umunsi umwe umeze nk'imyaka ibihumbi, ni imyaka ibihumbi. 1,000 years are ati ndetse imyaka ibihumbi like a day. imeze nk'umunsi umwe imbere y'Imana. The Lord is not slow in ati
imana ntabwo igenda gahoro pe, keeping his promise, ndetse ndagira ngo mbabwire ko isezerano ryayo irarisohoza, as some iraririnda imyaka ibihumbi n'ibihumbi imana, patient with you, not wanting anyone to perish, but ati ndetse ndagira ngo mwihangane everyone to come to repentance. aho kugira ngo uzarimbuke, ndakwinginze gerageza wihane ibyaha byawe. The heavens ati buriya Yesu azaza, roar, ndetse gerageza wihane ibyaha byawe, by fire, kuko uramutse ubaye utabyihanye everything done yazagusanga mu gahenebero uri hakurya hakuno, in this bikarangira nawe urimbutse ukarimbuka, to be ukajyana n'abakoze nabi and godly lives as you look forward to the ndetse ndagira ngo nkwibutse yuko byibuze ubayeho kubw'ineza y'Imana, day of God and speed its coming. ati ndetse reka mbibutse yuko iminsi y'Imana igiye kuza, ndetse ari nabwo Yesu agiye kuza akabasha kurimbura abakoze ibyaha, agatwara abana be, tukaruhuka ibibazo imibabaro yose twahuriye nayo muri iyi si. Amen. Amen. Mwakoze kureba iyi video yacu, ndetse mbibutse kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Bava Entertainment. If you like this message, I nimba ukunze iyi message, ask you to share it on WhatsApp, ndagira ngo mwinginge basi usharinge iyi message kuri WhatsApp, on Facebook, no kuri Facebook, spread the word, na TikTok, and don't forget ndetse reka dukwirakwize ubutumwa bwiza, to subscribe to my kandi ntiwibagirwe no gukora subscribe kuri channel yanjye. channel here. Ndakwinginze ni Bava Entertainment. I'll see you in the next video. Imana ibane namwe kandi turabonana muri video iraza gukurikira.